Isengesho ryo kumva cyangwa ryo gukurikirana mu gitondo rikaba ryagufasha kuri wowe utazi gusenga cyangwa se kuri wowe ugira amagambo makeya, kabiri cyangwa se kubuze umwanya wo gusenga, wabyamye utinze, ubyutse mu gitondo cya kare amasaha kujyanye, ari ngombwa ko ugomba kujya mu kazi cyangwa ugomba kugira ibyo ujyamo. Iri ni isengesho ryagufasha, Imana ikugirire neza. Ni rero ni isengesho rya mu gitondo. Isengesho rya mu gitondo ni isengesho ry'ingenzi ribasha gusenya ibyo umwanzi aba yakoze ku buzima bw'umuntu mu ijoro umuntu asinziriye, dore yuko iyo umuntu aryamye asinziriye aba ameze nk'uwapfuye, kandi nk'uko twababwiye mu gicuku cyangwa se nijoro imyuka y'abadayimoni iva ikuzimu iyo abantu basinziriye, igakora akazi gakomeye cyane ko kugirira nabi abo mu isi. Ibyo twabibona mu ijambo ry'Imana. Reka turisome mbere yuko twinjira muri iri sengesho. Mu ijambo ry'Imana muri Yobu igice cya 24 n'umurongo wa 14 haranditse ngo umwicanyi abyuka mu rukerera akica umukene n'indushyi, kandi nijoro akagenza nk'umujura. Uyo mwicanyi urimo uravugwa hano ni Satani, kuko ijambo rivuga yuko ari uyo mwicanyi kandi atahagaze kwica. Niko Yesu yavuze muri Yohana, avuga yuko umwicanyi Satani ari umwicanyi kandi atahagaritse kwica. Satani rero ashobora kuba atakwica umubiri wawe, ariko akica destination yawe, akica umunsi wawe ukakubera mubi, akica umubiri, akica kwizera kwawe, akica imisengere yawe, akica umuryango wawe, yakwica akazi kawe kakonona, kakagirira nabi, kakangirika. Satani yakwica inzira zose z'imigisha yawe. Ni byinshi kuko ni umwicanyi. Noneho rero iri jambo raryumvise ko rivuze ngo umwicanyi abyuka mu rukerera akica umukene. Ruva mu rukerera hari imyuka ibirekereje kugira ngo none kandi yangize ubuzima bw'umuntu, uwo munsi umubere mubi, uwo munsi umubere w'umwaku cyangwa se wakubera uw'ibibazo. Niyo mpamvu rero tuzanye iri sengesho kugira ngo ribashe kugufasha wowe utabona umwanya wo gusenga cyangwa se ukaba utanazi gusenga. Riraza kugufasha igihe ubyutse wihuta utabonye umwanya wo gusenga, wagenda uryumva ukaryizereramo, Imana yo mu ijuru ikakugirira neza. Reka rero dusenge, ariko mbere yuko dusenga reka dusome irindi jambo riboneka muri Amosi igice cya 5 umurongo wa 8. Haravuga ngo mushake iyaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo. Buriya iyo umuntu aryamye aba ameze nk'aho ari mu gicucu cy'urupfu, ariko kubw'imbabazi z'Imana cya gicucu cy'urupfu ikakigukuramo ikakigira igitondo, ihindura amanywa umwijima. Iyo niyo Mana tugiye guhamagara, niyo Mana tugiye kwambaza biciye mu isengesho, kuko urumva ko ubwayo iravuga ngo mushake iyaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo. Iyo uryamye rero usinziriye uba uri nk'aho uri mu gicucu cy'urupfu. Niyo mpamvu imbaraga z'umwijima ziprofeta icyo gihe abantu basa nk'aho baba bashyizwe mu gicucu cy'urupfu. Noneho imbaraga z'umwijima zikaza, abarozi bakataka, ugasanga bangije byinshi ku buzima bw'umuntu. Ugasanga hari inzozi umuntu yarayemo atazi icyo zivuze, ubundi ugasanga yanarose yibagiwe. Iyo ni imirimo yose y'umwanzi iba yaraye ikorerwa ubuzima bw'umuntu. Cyangwa ugasanga umwe arabyutse akumva yavunaguritse, undi ugasanga abyutse yabyimbye mu nda, undi ugasanga arabyutse akumva ntashaka kuva mu buriri, uriganyiriza kumva utabyuka. Ibyo ni ibikorwa bya Satani aba yarayakora mu ijoro usinziriye. Mu rukerera nk'uko rero tubivuze, cyangwa se icyanditso kibitubwiye, mu rukerera ngo umwanzi araza akica indushyi n'umukene. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'umwijima bushaka kurushya abantu ndetse bushaka kubagirira nabi. Iri sengesho rero riraza kugufasha wowe utwumva. Reka dufate umwanya wo gusenga.
Mana yaremye ijuru n'isi, Imana isumba byose, Uwiteka Imana nyiringabo. Ijambo riravuze ngo dushake iyaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Eliyon, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo. Mana wowe waremye ijuru n'isi, wowe waremye inyenyeri, wowe waremye ibigaragara n'ibitagaragara, turagushima uduhaye kuryama, ukaba waduhaye kubyuka, waduhaye gusinzira, uduha no gukanguka. Nuhabwe amashimwe, nuhabwe icyubahiro kubw'imirimo wadukoreye muri iri joro rikeye. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana mpaye agaciro imirimo wankoreye. Hari benshi baryamye ntibabyuke, hari benshi basinziriye ntibabasha gukanguka, ariko njyewe kubw'imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe, kubw'urukundo rwawe, umpaye kubyuka, umpaye gukanguka. Shimwa Uwiteka, shimwa umuremyi w'ijuru n'isi, shimwa umuremyi wowe wanteranyirije mu nda ya mama. Ijambo ryawe rirambwira ngo iminsi yanjye itarabaho n'umunsi n'umwe yari yanditswe mu gitabo. Ndagushimira ko mu minsi wanyandikiye ngomba kurama n'uyu munsi uwompaye. Izina ryawe rikuzwe, izina ryawe rihimbazwe. Niyo mpamvu igitondo cy'uno munsi mu izina ry'uwabambwe agapfa akazuka nongeye kuzana ubuzima bwanjye. Ibyambayeho byose, ibyabaye kuri uyu mugabo, ibyabaye kuri uyu musore, ibyabaye kuri uyu mukobwa, ibyabaye kuri uyu mwana muto, ibyabaye kuri uyu muntu aryamye ashyizwe yasinziriye, buri bikorwa byose Satani yaba yamukoreye ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Wavuze yuko mu izina rya Yesu Kristo washyize ijambo ryawe ku rurimi rwanjye, ukira hejuru y'abami n'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya, kubaka no gutera imbuto. Mpagaze muri iri jambo ndarandura buri kimwe cyose cyakorewe uyu muntu asinziriye ashyizweyo mu izina rya Yesu Kristo. Imirimo ya Satani yakorewe uyu muntu ndayivuma, ndayitesha agaciro mu izina rya Yesu. Ibyaba byishwe mu bugingo bwe ndabizura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibyishwe mu bwenge, mu mutima, mu myumvire, mu mitekerereze, mu marangamutima ndabizura mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Yesu utuma 12 ubaha ubutware bwo gukiza indwara no kwirukana abadayimoni. Uravuga ngo mugende muzure n'abapfuye. Buri kimwe cyose cyishwe muri uyu muntu igihe yarashyizwe yasinziriye nikizike mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Buri nzozi zose zari ziherekejwe n'urupfu, zari ziherekejwe n'imyaku n'imikoshi n'akaga, zari zuzuyemo uburiganya, nitandukanyije nazo mu izina rya Yesu. Nzitandukanyije n'uyu mugabo, nzitandukanyije n'uyu mukobwa mu izina rya Yesu. Ibitotsi by'uyu muntu yasinziriye bimeze nk'iby'urupfu, aho yari yajyanywe mu bitotsi byiwe mu izina rya Yesu ndamuvanayo mu mbaraga z'umwuka wera. Ndavana n'umugabo ahantu bamujyanye mu izina rya Yesu, aho yisanze, aho uyu mukobwa yisanze, aho uyu muntu yisanze kwa jina Yesu, akisanga mu misozi, akisanga mu mataba, akisanga mu byaro by'iwabo. Ndamuvanayo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ibyo yarayakorerwa mu ijoro byose ryabukeye katika jina la Yesu mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mutandukaje n'inzozi ziri mu rupfu, mutandukaje n'inzozi zamuhuzaga n'ibyago n'amakuba mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umuntu mutandukaje n'inzozi zamuhuzaga n'imyaku n'imikoshi mu izina rya Yesu Kristo. Inzozi zamuhuzaga n'icyangiro mutandukanye nazo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti risumba amazina yose. Inzozi zamuhuzaga no guferinga mu buzima mutandukanyije nazo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Zamuhuje n'isi y'abapfuye mutandukanyije nazo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Izamuhuzaga n'indwara z'inkorano zikorwa mu isi y'umwijima, zicurirwa mu isi y'umwijima, isi y'umwijima ikazibiba mu maraso y'abantu, ikazitera mu
mibiri y'abantu, izi ndwara zaba zinjijwe muri uyu muntu ndazisenya, mutandukanyije nazo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ababaraye bapakirwamo imico, bashyirwamo ingeso mbi, baterwamo imyuka y'ibyaha, iyo myuka y'ibyaha ndayirandura muri uyu muntu mu izina rya Yesu, ndayirandura muri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ababaraye binjizwa mu masezerano y'abazimu, mu masezerano y'abadayimoni, mu masezerano n'isi y'umwijima, ndabatandukanya n'aya masezerano y'isi y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Igitondo cy'uno munsi nongeye gufata mpiri ibyakorewe kuri uyu muntu, ndabitatanya, ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uyu muntu ndamuhuza n'umugisha we w'uyu munsi katika jina rese, byamuteguriwe uyu munsi wa none akibyuka mu izina rya Yesu. Imigisha y'Imana yari yateguriwe akibyuka, iyo yateguriwe muri uyu munsi katika jina rese, reka yivive, reka yisinjire, reka yibone mu imbaraga z'umwuka wera. Mwami, ijambo ryawe rirambwira ngo ibyo tuzahambira mu isi no mu ijuru bizabihambiriwe, n'ibyo duhambuye mu isi bizabihambuwe. Ndamuhambura mu izina rya Yesu, ndaca imigozi imyuka mibi yarayimubohesha mu izina rya Yesu. Ndaca imigozi waboheshejwe ku maboko kugira ngo amaboko yawe atazajya yacira, ndayica mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndaca imigozi yaboheshejwe ibirenge byawe n'intambwe zawe kugira ngo intambwe zawe zitihuta mu iterambere. Iyo migozi ndayica mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndakatagura iminyururu waba waboheshejwe mu nzozi zishyizweho usinziriye katika jina rya Yesu wa Nazareti. Handitswe yuko umunyamaboko yarinze ibintu bye biba amahoro masa, ariko iyo haje umurusha mu maboko amufata akamuboha, yamara kumuboha ibyo yari afite byose akabinyaga akabigaba. Ninjiye mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mfashe mpiri umwuka wose wakurushije imbaraga, ukakujyana mu bitotsi, ukakujyana mu nzozi, ukakudotesha urya, ukakurotesha unywa wa jina si umwuka ndagutandukanya nawo, ndawuvuma mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Mfashe mpiri umwuka wose wakurushije uburiganya n'ubucakura, ukakwinjirana wa jina la Yesu Kristo ushyizwe usinziriye, ukinjira mu mubiri wawe ugahinduka indwara. Uyu mwuka nukuvemo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umwuka wose waguteje wagushyizemo intege nke, ukafatira ikirere cyawe ukagutandukanya n'ikirere cy'ubumana, ukajyanwa mu kirere cy'abadayimoni. Icyo kirere cy'abadayimoni gutandukanye nacyo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndaguhuza n'ikirere cy'umuremyi wakuremye, Imana rurema, Imana isumba byose, imwe rukumbi ibasha gukora ibyo abantu batabasha gutekereza mu izina rya Yesu. Iyo niyo nguhuje nayo, nguhuje n'Imana isumba byose, iri hejuru y'amajuru yose, iri hejuru y'abatware n'abategeka bose ba hano mu isi. Kwa jina rya Yesu, Imana rurema yaguteranyirije mu nda ya mama wawe, ndatura ngo ikubohore, ndatura ngo igukize, ndatura ngo ikubature mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Maze ibyamaze gushyirwa mu mubiri wawe biri mu nda yawe ndabirandura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Byatewe mu maraso yawe ndabirandura mu izina rya Yesu. Amabakiteri, amavirusi byose byaba byashyizwe mu mubiri wawe ndabirandura mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndatura ngo uwo mutwe udakira, imbaraga z'Imana ziwukoreho, ubyukanye umutwe umurya. Ndatura ngo uyu mutwe ubohoke ukire mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana zimubyukanye amanga ati, ndapfumiza imbaraga zamuteje amanga ati, kwa jina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, mu mbaraga z'umwuka wera wowe wari uvyukanye intege nke ngutandukanyije nazo, kwa jina rya Yesu risumba amazina yose. Wowe wari ubyukanye umushiha ngutandukanyije n'umushiha katika jina rya Yesu wa Nazareti. Ibyawe wakoreho mu gitondo ugambiriwe kwicirwa umunsi, ndabisenya mbikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndakwatura kubohoka, ndakwatura kugubwa neza. Uyu munsi ukubera umunsi w'umugisha, igitondo kikubera icy'umugisha katika jina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu bwaki impundu zikavuga. Ndatura kugira ngo ibyakubayeho byose iri joro byari bigambiriwe kugira ngo mu izina rya Yesu nibucya utabugira ibyishimo, nibucya utagira umunezero, ibyo byose ndabisenya. Reka ugire umunezero w'igitondo, reka ugire impundu z'uyu munsi katika jina rya Yesu risumba amazina yose. Ngutandukanye n'imirimo yose umwanzi yagukoreyeho, kwa jina Yesu nguhuje n'imigisha yawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umwana w'Imana nzima. Ibyo Uwiteka yaguteguriye uyu munsi
uhure nabyo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Igitondo kikubera umugisha, amanywa kubera umugisha, umugoroba kubera umugisha, amasaha 28 winjijwemo uyu munsi akubera umugisha mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uyu munsi kibi cyose cyari cyagupangiwe ndagipangurura mu isi y'umwuka, ndagikuraho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndatura ngo uhuzwe n'ibyiza Uwiteka yaguteguriye, uhuzwe n'ibyiza ijuru ryagupangiye utarabaho kwa jina la Yesu Kristo Nazareti umwana w'Imana nzima. Iby'umwanzi wawe yagukoreye bishyizweyo byose bihinduka ivu, bihinduka ubusa n'umuyonga mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Uhabwa umugisha amajya n'amazi, hahabwa umugisha ibiganza byawe, hahabwa umugisha intambwe z'ibirenge byawe, hahabwa umugisha isura yawe, hahabwa umugisha umubiri wawe wose kwa jina la Yesu risumba amazina yose. Ndatura ngo hahabwa umugisha amajya n'amazi, uhabwa umugisha usohoka winjira katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Umunsi Uwiteka guhuze n'abantu b'ingenzi, abantu b'umumaro, abo umwanzi yategura kugukonekita nabo, kuguhuza nabo kugira ngo bagusitaze, kugira ngo bakubere ikigusha. Abo ndabafunga mu izina rya Yesu, mbirukanye imbere yawe mu mbaraga z'Umwuka wera. Ndatura ngo uhuzwe na buri muntu wese katika jina la Yesu Kristo. Uhetse umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo Data twese yateguye ko azaba ikiraro kikwinjiza mu masezerano, kikwinjiza mu migisha y'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Umwagenti w'ijuru ari Uwiteka guhuza nawe, umwagenti w'Imana ari Uwiteka guhuza nawe, umwagenti w'isi y'umwijima. Imbaraga z'Imana zimukumire kure y'ubuzima bwawe, zimukumirire kure y'imibereho yawe katika jina la Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu, umwami wabamucinga ntihagire ucingura. Uko ubonye iki gitondo reka ari kubona umugisha wawe, reka ari kubona ibyiza, ibibi bikube kure mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibyago bikube kure, bibe kure y'umuryango wawe, bibe kure y'umuryango wawe kwa jina la Yesu. Bibe kure y'imirimo ukora mu izina rya Yesu. Imirimo ukora igende neza mu izina rya Yesu. Ibyo ukora byose bikubere byiza kwa jina la Yesu. Imyaka yose n'imikoshi byari byaje kugushyirwaho ukorera no mu byo ukora mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Imyuka yaguteza icyangiro ku mukoresha wawe, ikaguteza icyangiro ku mutware wawe, ikaguteza icyangiro katika jina Yesu. Ku babyeyi ikaguteza icyangiro, ku muryango ikaguteza icyangiro, ku bantu b'umumaro b'ingenzi ku buzima bwawe. Iyo myuka yaguteza icyangiro, iyo waba waraye ushyirwa musinziriye ngo utandukanyije nayo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndatura ngo ubohoke kwa jina Yesu, kwa jina la Yesu. Yewe wa mwuka wari watumwe kuri uyu muntu, wewe wari warayikora akazi ku buzima bwe ko kumugirira nabi, tandukana nawe mu izina rya Yesu. Tandukana nawe mu izina rya Yesu. Va mu buzima bw'uyu muntu, va mu mubiri w'uyu muntu. Yewe wa mwuka mubi we, wewe wamushyizwemo asinzire, wewe wamushyizwemo ari mu bitotsi, muvemo. Wewe wamwinjiyemo, winjiriye mu kurya, winjiriye mu kunywa ko mu nzozi, muvemo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wewe wamwinjiyemo mu izina rya Yesu, murotesheje inzozi zo gusambana, musohokemo, muvemo. Amasezerano wamwinjijemo ndayasandaza, ndayatesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Wowe wamuraye umugendesha ijoro ryose, wowe waraye umurotesha inzozi z'ibitera ubwoba, ndagutwika ibyo biteye ubwoba kwa jina la Yesu. Uri gutegura mu buzima bwe, mutandukanyije nabyo, mutandukanyije wa muntu, gutandukanyije n'ibiteye ubwoba bya nijoro mu izina rya Yesu. Igiteye ubwoba cya nijoro, imbaraga z'Imana zikiri imbere mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ndatura kugira ngo abantu bawe bagubwe neza, bahabwe amahoro katika jina la Yesu. Reka ibyiza byose wari wateguriye uyu muntu abibemo kandi abibonesha amaso ye. Urakoze gukora Imana yumva gusenga. Amashimwe n'icyubaro n'ibibi byawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muryango n'ubutunganya, umuryango n'ubutegekere kugubwa neza, uyu musore umutegekere kugubwa neza, uyu munsi agubwe neza, uyu mukobwa agubwe neza, uyu mugabo agubwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Agubwe neza muri business, agubwe neza mu kazi ke katika jina. Imitego y'ibyaha ive kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibyo wari wacuriwe byose mu izina rya Yesu, byari kukubaho mu gitondo, byari kukubaho saa sita, ibyari kukubaho ikigoroba, byari kukubaho nimugoroba, byose ndabifuta mu izina rya Yesu. Duhanaguye mu mbaraga z'Umwuka baraduhanaguye. Ikibi cyose cyari cyapanzwe tugihanaguje amaraso Yesu Kristo, tugutandukanyije nacyo mu izina rya Yesu Kristo umva amazina yose. Duhagaze mu butware twahawe mu izina rya Yesu Kristo. Dufunguye umugisha wawe, winjire mu mugisha wawe uyu munsi. Ugubwe neza, ugira umutekano mu
izina rya Yesu Kristo. Marayika w'Uwiteka akuragira agendane nawe, yirirwane nawe mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Nohereje marayika w'Uwiteka ngo utumye marayika w'Uwiteka ku ijambo ry'Imana rivuga yuko abamarayika ari abakozi b'abazaragwa agakiza. Marayika ushinzwe abazaragwa agakiza akumanukeho, ayirirwane nawe umunsi wose mu izina rya Yesu. Ategura imitego yose yahuca nahunyura mu izina rya Yesu. Ategura imitego mu maofisi katika jina la Yesu. Ofisi yawe ihabwa umugisha mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Ukwifuriza ibyiza abibone mu izina rya Yesu. Ukwifuza ibibi ibyo biba ari we bisubiraho mu izina rya Yesu. Ugubwe neza uyu munsi wose. Urakoze Mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro. Izina ryawe nirihimbazwe ibihe byose bidashira. Amen, amen, amen. Habwa umugisha wowe wizerere muri iri sengesho. Uragubwa neza, ukuboko kw'Imana kuririrwana nawe, marayika agendanye nawe. Niyo yari yakoze mu buzima bwawe arayangije, ahubwo yubatse ibindi bikorwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzakubaka kandi uzaba wubakitse rwose. Uwiteka kubaka, Uwiteka aragukomeje. Mbonye Uwiteka gutandukanya n'ibyakubayeho byose, n'inzozi mbi zose wari warose zari zirimo uburiganya bwinshi bw'umwanzi. Uwiteka mbonye gutandukanya n'izo nzozi mbi zose n'imigambi yose wari wacuriwe mu isi y'umwuka. Mbonye Uwiteka ayikuraho, ayirimbagura. Urabohowe, uhawe umugisha. Igitondo kikubereye cyiza, amanywa arakubera meza, umugoroba urakubera mwiza, amasaha yawe 24 arakubera meza. Shalom, 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 shalom. Ukeneye ko twagufasha, nimero zacu ziba ziri aho ngaho hepfo mu kiganiro. Waza kuzibona usomye muri za message, wabona nimero yacu. Imana amahoro ikugire neza. Wowe ufashwa n'aya masengesho, ukanda subscribe ubaye utarayikanda kuri iyi channel yacu kugira ngo tujye tubana nawe. Yica n'ibiyawe ibiyawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana amahoro ikugire neza. Hanyuma nusoza wohereze aba bantu iri sengesho, buziranye nabo. Uraba nawe urumufashije abandi benshi, kandi ukoze igikorwa cy'ubugira neza, ukaba ukoze n'igikorwa cy'umugisha. Shalom, shalom, mugira amahoro y'Imana.